Buriya mu buzima abantu bahura n'ibintu bitandukanye. Ese wigeze wibaza impamvu abantu babiri bafite amahirwe angana, amashuri angana cyangwa imyaka ingana, umwe akabasha gutera imbere undi agahora aho yarari adatera imbere, yewe ahora aho yarari nta gutera imbere nta no gutera intambwe n'imwe? Benshi batekereza ko intsinzi iterwa n'amafaranga cyangwa amahirwe, ariko ukuri ni uko akenshi iterwa n'ingeso umuntu agira buri munsi. Ubundi hari amagambo avuga ngo ubuzima bwawe si umusaruro w'icyo ukora rimwe, ahubwo ni umusaruro w'ibyo usubiramo buri munsi. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kureba ingeso zirindwi zibuza abantu gutera imbere n'uburyo wazihindura izi ngeso ndetse ugatera imbere. Ngo wahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Aha ni kuri Adolphe Talks. Turaza kureba ko ingeso ya mbere ni ingeso yitwa gusubika ibikorwa. Abantu benshi bavuga ngo nzabikora ejo, ariko iyo ejo igeze bavuga ngo reka mbanze nkore ibindi. Gutyo imyaka igashira, umuntu asubika ibikorwa bye ati nzabikora ejo, ati nzaba mbikora. Kuki abantu bafite izo ngeso? Abantu batsinda ntibategereza motivasiyo, cyangwa ngo bategereze ngo nimbona ibikoresho bihagije cyangwa ngo nimbona amafaranga ngo nibwo ibi nzabikora. Oya, ahubwo batangira gukora mbere y'uko bumva babishaka. Wowe tangira gukora mbere y'uko ubishaka, numara gutangira mbere ibintu bizakwizana kandi bizaza gake gake. Dore uko wahindura iyo ngeso twari tuvuze haruguru. Tangira n'intambwe nto cyane. Niba ushaka kwandika igitabo, andika urupapuro rumwe. Niba ushaka gukora siporo, tangira iminota 10. Intambwe nto zubaka impinduka nini. Indi ngeso ya kabiri ni ugutinya kunanirwa. Abantu benshi ntibatangira kuko batekereza ko bazatsindwa, ariko ikibazo si ugutsindwa, ikibazo ni ukudatangira. Abantu batsinze bose bananiwe inshuro nyinshi mbere yo gutsinda. Aba bafashe amakosa nk'amasomo, ntibayafashe nk'iherezo, ahubwo bavuze ko amakosa ariyo nzira yo kuyikosora. Impamvu ya gatatu, kureba imbuga nkoranyambaga birenze. Ubundi telefone ni igikoresho, ariko iyo ikuyoboye ihinduka umwanzi wawe. Abantu benshi bamara amasaha bareba video, ariko bakabura iminota 30 yo kwiyubaka ndetse no kwitekerezaho. Buri saha utakaje utabizi ni amahirwe aba agucitse. Gerageza gushyiraho igihe ntarengwa cyo gukoresha social media buri munsi. Impamvu ya kane ni ukubura intego. Niba utazi aho ugiye, umuhanda uwo ari wo wose uragushimisha. Abantu badafite intego bakora ibyo babonye. Abantu bafite intego bakora ibyo bibageza ku nzozi zabo. Andika intego zawe. Ikindi, zisome buri mu gitondo. Ikindi, izo ntego zawe zikoraho buri munsi. Impamvu ya gatanu ituma umuntu adatera imbere, gushinja abandi. Hari abantu bahora bavuga ngo ni leta, ni umuryango, ni inshuti, ni amahirwe make. Oya, ntabwo ariko bimeze. Iyo uhora ushinja abandi uba watanze ubuzima bwawe mu maboko yabo. Abantu batera imbere babanza kwibaza bati nakora iki ngo ibintu bihinduke. Iyo niyo ntambwe ya mbere yo gutsinda. Intambwe ya gatandatu ituma udatera imbere, kutiga ibintu bishya. Isi irahinduka buri munsi. Niba utiga ibintu bishya usigara inyuma. Soma ibitabo, reba documentaire zigiye zitandukanye, wiga ubumenyi bushya. N'iminota basi 20 ku munsi ishobora guhindura ubuzima bwawe mu myaka mike iri imbere. Ikintu cya karindwi gituma udatera imbere, gutekereza ko udafite ubushobozi. Iyo niyo ngeso mbi kurusha izindi. Iyo umuntu amaze kwemera ko adashoboye, areka no kugerageza. Ariko abantu benshi batsinze ntibatangiye ari abahanga, ahubwo batangiye ari abantu basanzwe. Itandukaniro ni uko batigeze bareka kugerageza. Buri munsi biyongereyeho ubumenyi buke. Nyuma y'imyaka bahinduka abantu batandukanye. Niba warebye iyi video kugeza hano, ibuka ko ubuzima bwawe budahindurwa n'igikorwa kimwe gikomeye, ahubwo buhindurwa n'ingeso nto usubiramo buri munsi. Banza uhindure imwe muri izi ngeso, nuyimara uhindure indi. Mu mezi make uzatangira kubona impinduka.
mu mwaka umwe uzaba uri umuntu utandukanye. Niba wishimiye iki cyegeranyo kanda like, subscribe, hanyuma ugisangize inshuti zawe kugira ngo natwe dukomeze gukora documentary zubaka ubuzima. Murakoze cyane, nanjye ndabasezeye, tuzongera kubonana mu kindi cyegeranyo.